Yeremiya 30:17 nzagusana ibikomere nzagukiza indwara zawe uko niko Uwiteka avuga. Zaburi 147 umurongo wa 3 haravuga ngo akiza imitima imenetse agapfuka ibikomere. Making success is my passion. Making fight is my mission. Never give up, never fight it. Gahunda no gutsinda tukagera kure tururumuri rw'isi imbaraga z'igihugu turi inyenyeri zaka mu kirere zitazima ibyiza biri imbere tugomba gukora kandi tukabigeraho ibyiza biri kure tugomba gukora kandi tukabigeraho. My dream is dancing and go far away, far a mile. My dream is dancing and go far away. Mufungure mikoro. Hey, check. Mufungure mikoro. Check 1 2. Tugomba gukomera mu ijambo ry'Imana. Wow. Sasa ndagira ngo turebere hamwe. Ndafoye ndikwiza ndarekera. Taramatwe. Ndafoye ndikwiza ndarekera. Bisobanura ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Cyangwa bikoresha nde? Akana wikira heza kugira hiyo. Bikoresha intore. Utere. Bisobanura yavuze gutyo. Ndafoye ndikwiza ndarekera. Bisobanura mu buryo bwagutse. Ubundi intore n'umuntu ndabisobanura muri buryo umuntu intore ni bano bantu babyina kinyarwanda iyo yikwije cyangwa yafoye abagiye kubyina kinyarwanda ntago ari byo nyine babaza muri kubyumva gute mwebwe agende kumva ari babaza murakoze ngewe ukuntu ndi kubyumva ndafoye ndikwiza ndarekera ndumva ahubwo iryo jambo ryarakoreshwaga n'abasirikare ba kera kuko kera bakoreshaga imiheto n'imyambi n'amacumu ubwo nyine icyo gihe ubwo bashakaga nyine bashaka kurashisha imiheto n'imyambi ubwo yaramashaga agafora nyina akikwiza kumva ko nyina aho hantu yaforeye umwambura uragera ku mwanzi cyangwa ku kindi kintu ashaka kurasa ubwo nyine yabaga yahitaga arekera undi nyine agahamya ngewe nuko ndi kubyumva. Wavuze wewe wacagatiye ngiye ndi kumva ari nk'umwami ndi kumva ari nk'umwami. Umwami ugira ute? Umwami ugira ute? Ngiye kugira ngo cyayo byarangiye urumva ngiye ukuntu ndi kubyumva ndikumva ngo ndafoye ngo ndikwije ndarekeye ngiye ndi kumva wenda ari nk'umuntu gufora ari nko kugira inombero niba ari inombero niba ari iki ni inombero kunyine kugira ahantu ushaka kugera none kwikwiza ni ukuba ahantu wahageze wageze ku byo washakaga noneho kurekera nyine kuko wageze ku byo washakaga ukaba urarekeye. kandi dore muhise mukama bari kubareba ukuntu mubaye turacyari kubitekereza Shema tubwiye Shema ndi kumva ari nk'umuhigi nyine ufoye akikwiza umuhigi ubwo se gufora niko kwikwiza nyine bisobanura fresh nyine umuhigi arikwije nyine arikwije ari kumva nyine yikwije bya danje afoye umwambi n'umuheto
umuhigo nyine yaragiye nko kurasa akaba arawurashe akaba ararekeye akumva nyine icyo yashakaga akakigezeho. kuko ijambo gufora nyine urikoresha nyine ugiye kurasa umwambi. nta yindi wenda kubyumva mu mashi nyine gufora ni kimwe. Rega abantu bafora ibintu byinshi. Ese ibintu byitwa tombora ntabwo muzi ko bitwa fora. ariko ngewe si uko mbyumva. Fora ndinde. ngewe ntabwo ari uko mbyumva. Foye ndikwije ndarekeye. Ntabwo iryo jambo muri ntabwo ariko ndi kubyumva biri. ngewe ndi kumva gufora. ubundi gufora ni ukuba washyize tageti ku kintu uvuga ati kiriya kintu nshaka kuzakira. Nimba atari intumbero ni umumashi. Oya bivuge dusobanurire. ako gano kari kumvika. Yego. Ndafoye. Ndikwije ndarekeye. Uri kumva ibintu birimo ndafoye. Ndikwije ndarekeye. Ibyo bintu mwakagombye kuvuga uti urugero nteye iyi ntambwe ndanagaruka babyita gutya ugatanga urugero rw'icyo uri gusaba. Nyine urugero ngenda rugumaho ni ko kwa kundi nababwiye. Ndafoye ni ukuba nyine agiye kurasha umumashi. Agiye kurasa. Ndikwije ni nko kuba nyine wenda asoje kurasa cyangwa icyo yashaka kugeraho akigezeho. Icyo ashaka kurasa. Ndarekeye nyine ndabihagaritse. Nuko ndi kubyumva ngewe. Aha. Nawe ni kubyumva? ngende ndavuga kuri cyaje. Wavuze iki? Ari yavuze iki? ngewe uko mbyumva ni cya kindi n'ubundi gufora. ni ukuba uri tageti ku kintu cyangwa uvuga ati kiriya nzakigeraho. noneho kwikwiza ni ukuba icyo kintu cyiteguye. noneho kurekera nyine ni kwa kundi cya kintu wakigezeho. nyine watuje uvuga ati ibyo nashakaga nabigezeho. nuko ngewe nyumva. Mwese ariko mu cyumva? kuko urumva icyo gitekerezo cya Frank kiri kugwa ku cya Karine. kuko iyo ari kuvuga ngo ni intumbero umuntu aba yifuza cyangwa ashaka kugeraho yayigeraho nyine ubwo akaba arekeye yumva nta yindi ntumbero akeneye. n'uyu akavuga ati ni umuntu nyine ni umumasha cyangwa umuhigi umasha umwambi we akaba yashakaga cyangwa akaba akeneye guhiga cyangwa kurasa ikintu runaka. urumva ibyo bintu biri guhura n'ubundi byose hamwe ni intumbero. kuko uwo mumashi n'ubundi nawe aba yumva intumbero ye ari uguhiga icyo kintu. Igisubizo ku kibazo cyabazaga kiti ndafoye ndikwije ndarekeye ntabwo mwigeze mujya kure rwose y'icyo kibazo mwatikuye bahita bamamashi si icyanjye. twagitikuye twese. ayo mashyi ntabwo ari sawa mugire muke. uyu munsi ni kuwa kangahe? Umunsi turi ku cyumweru. uyu munsi mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni umunsi w'iki? w'intwari. ko mutanguranwe bigenze umunsi w'igikomeza mikoro. Umunsi ni umunsi w'intwari. Ese waba intwari utari umusirikare? Yego. ko numva buri wese agendera ku wundi. Nibyo. Buri wese afite igitekerezo cye. Yego. Birashoboka cyane. Gute? Ni n'urugero nk'umunyekongo aje akakubwira umunyekongo nako umukongomani. Yego. umunyekongo wese suka iki. Yego. Ako bujye museka mani biri guseka nyine. aje akakubwira ngo twiyungeho kandi uri umunyarwanda ukamureka nyine nawe akatagwitana. wabona ubaye intwari se kutagambanira igihugu cyawe. Ako nabyo nyine yaba abaye intwari atagambaniye igihugu cye. Atari umusirikare gute? ukuntu waba intwari buriya rero no muri Bibiliya birimo
hari abantu bagira abatagatifu, no kuba umutagatifu burya ni ukuba intwari. Rero iyo wabaye intwari nyine muri ino si ya none, iyo wabaye intwari bisaba kuba wakoze ikintu cy'ubutwari nyine cy'indashyikirwa. Nk'urugero wenda ugiye muri karitsiye wenda mu giturage runaka, aho hantu nta mazi yabaga, nta kigo nderabuzima, nta n'ikigo, wenda nta n'urusengero, urabibahaye utumye babaho neza. Icyo gihe iyo upfuye bakwita intwari. Wenda n'ikindi, niyo waba utari umusirikare, wenda bakakubwira ati twiyungeho umugani wa Shema ngo uduhe amabanga wenda y'igihugu, ukanga kuyabaha bakakwica, icyo gihe nabwo yitwa intwari. Njye niko mbyumva. Gute? Urugero, abantu baje kwica igihugu cyanyu, noneho wowe barakubwiye ati ngo nutaduha amakuru y'igihugu cyanyu turabica mwese. Akavuga ati ngo nayo mbaha. Icyo gihe bakwica, upfuye wakitwa intwari. Umuntu yaba intwari atari umusirikare? Byakunda ko yaba intwari, ko nyine intwari yose nyine si umuntu w'umusirikare ngo cyangwa akitangira igihugu. Nyine mu bindi bikorwa nyine runaka nabwo habamo intwari. Wenda nk'urugero, ntunganiye mugenzi wanjye, wenda nyine haje nk'abagizi ba nabi, wenda baje wenda nko muri karitsiye yanyu. Mbere na mbere banza umenye ngo intwari ni iki. Umenye ati intwari nimeze uke, ubone kujya gushaka impamvu, kuko nujya gushaka impamvu utazi ese intwari ni iki, ese ikora ute, urumva icyo gihe n'ubundi urabure gukorera azero. Kuko nyine twe tuzi ko intwari ari umuntu ukora ibikorwa by'indashyikirwa. Ariko nyine si ukuvuga yuko nyine intwari yose aba ari umusirikare, wapi. Intwari nyine ni uwo muntu ukora ibikorwa by'indashyikirwa. Urugero, nko mu mateka nyine tuzi ko umuntu bita Niyigena Felicite niwe muntu twavuga yuko nyine aho bita nyine Saint Pierre ariwe muntu wazanye kiliziya Katolike bwa mbere, afasha nyine abana b'imfubyi abashyira muri iyo kiliziya, arabigisha. Nuko mu 1994 ubwo urumva ntabwo byaje kugenda neza. Uko kutagenda neza, abo bana yafashije nibo baje gukura bakajya banamutangira ubuhamya, kuko nibo bari bamuzi ubwabo, nta wundi muntu wari umuzi. Rero nk'uwo urumva ko bamushyize mu ntwari abikwiriye. Njyewe nuko nabyumvaga. Burakoze. Kandi mwese ubwo muri kumva ko mwabitikuye. Nibyo neza mubihagaze uguki mugiye muke njye mbihagaze ibyanjye. Mugiye muke turaze turebe ibyawe wabihagaze. ngo ngiye ko ndavuga. Baza uvuge tugiye. Ako nge ukuntu numva ko umuntu yaba intwari atari umusirikare cyangwa umupolisi, ni ugufasha bagenzi bawe cyangwa buri muntu wese, urukumva wese nyine uhumeka, nako buri kinyabuzima cyose barumva ko ubaye intwari, kugifasha mukabana neza
mu mahoro barumva ko nyine ubaye intwari nuko mbyumva. Zamura niba wabikoze. Okay, ikibazo cyabazaga kitese oya zamura atese umuntu yaba intwari atari umusirikare koko. Ni ukuvuga ngo igisubizo nibyo. Twese twabikoze. Asante sana.